ngo abantu bose bagahita baba nk'abana banje nawe twibyariye mu nda. Pero ukuntu numvishije mbakunze cyane, numvaga mbese twaba dufite nk'abana niba ari 100 niba ari 200 bose bakitwa abacu, ariko twarababyeyi mu buryo bw'umwuka, kandi ndabakunze mu izina rya Yesu. Nabakunze cyane, nimushobora kubyumva, nabuze uko mbagenza, nabuze uko mbafata, nabuze uko mbashimira, ariko mureke dukomere Imana amashyi baha imbaraga, ikabashoboza, ikabaneshereza, ikabarwanirira, ikababera amaso, izina ryayo rihabwa icyubahiro, igakomeza ikabazigama kugera kure cyane. Haleluya. Icyo mvuze muracyumvishije. Ndashimira umuhungu wanjye Josh, ndamukunda cyane, nawe arabizi turakundana, ariko njye ndamukunda. Urugero nkunda ntararumbwira neza, ariko njye urwo mukunda araruzi. Amen. Richard, Imana iguha umugisha. Ariko bundi umusore utabyinira Imana azabyinira nde? Muzakomeza mwigira abanebwe mumere nkanje, businga ibyina njya kwiterura bikanga kubera ibiro n'impungenge z'imyaka. Ariko iyo mbonye murimo kubyina ndaryoherwa, nkavuga wampa ibiro bike murebe ukuntu nsimbuka. Ariko hari igihe bijya bikunda ngasimbuka, ariko murasimbuka nkaryoherwa we. Mbarizo yo mwicaranye ngo uzasimbuka sangapi? Oh, haleluya. Ujye ubyina, nutabyina ukifata gisaza uyu munsi, hari igihe bizagera mu myaka y'ubusaza wicuze uvuge ngo iyo mbimenye rero ujye uyirinda mu buzima bwawe. Amen. Narebye ukuntu murimo kubyinira Imana, ndavuga ariko Mana ushimwe ko wishe umwuka wo ku gisimenti. Yego. Haleluya. Haleluya. Abatarababaye ko bahafunze nibakomera Imana amashyi. Umwuka wo ku gisimenti kwa gatanu wagendagamo abasore bangana nawe, ukabona baracyara namo biteye udupafi umubagize, ariko rimureke mbabazi ubundi ujye witera umubavu wose ushoboka, uburyo ushoboye kubona uje mu nzu y'Imana. Amen. Mwatambukagamo ukuntu bakadufungirana amabariyeri hariya tutanyuraho ngo savandredi yageze, kugira ngo bajye kubyina, bajye kunywa amatabi, bajye gusambana, bajye gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Hashimwe Yesu Kristo wafunze igisimenti. Sicyo cyabajyanaga se? Nose bajyaga kubyina, ariko Imana ishimwe ko mwasindiye mu kabare ka Yoweri. Hano bahita mu kabare ka Yoweri. Dusinda tutanyoye, twuzura umwuka wera n'imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Aha ni mu byiza by'abana b'Imana bisanga umunezero wabo ukaba mwinshi, batawuheshejwe no kunywa inzoga, batawuheshejwe n'itabi, batawuheshejwe n'ibindi bibasha kubanezeza bidafite umumaro, ahubwo bawuheshejwe n'imbaraga z'Imana no gucungurwa kw'Imana. Haleluya. Ujye ubwira mugenzi wawe ngo ngwino gusa wirebere iryo jambo gusa, ngwino urebe, ndagutumiye, ngwino ushigikire, ngwino umperekeze, nawe nzaguherekeza. Nimba hari abantu bakunda guherekeza nyabujya n'urubyiruko, uzabwira inshuti yawe ngo mperekeze. Umuyobozi w'urubyiruko ameze none yagiye he? Warasohoka cyane kandi ufite imigabo n'imigambi yo kumugezaho. Haleluya. 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 Urubyiruko muri abanyembaraga, urubyiruko murashoboye, urubyiruko nta cyabananira mwakiyemeje, urubyiruko ntacyo mwakwemera kugeraho ngo mukinanirwe, urubyiruko ntabwo ijwi ryanyu rishobora kugarukira hano hafi. Ijwi ry'urubyiruko iteka ryose rigera kure. Imana ibaho umugisha. Ndashimira abayobozi b'urubyiruko bategura igiterane cy'urubyiruko neza na bado bigombe bibe tujye dutegura igiterane hanze, hano habe hatoye. Tubisabe inzego z'ubuyobozi, dukore crusade, mbese sinzi ko bizagenda, ariko dukore igiterane hanze cy'urubyiruko. Amen. Haleluya.
abatamenya amakuru iki giterane nibo benshi. Twagiye twumviramo amagambo atandukanye n'umukozi w'Imana Zigira Inshuti ndetse na Sam ndetse nanjye Judith ndaje. Ariko rero senga yagize ikibazo bajye babasobanurira. Amen. Bishop yibagiwemo gato bagize ikibazo cyatumye ataza, niyo mpamvu mutamubona, ariko ijambo ry'Imana ntirya rikerererwa, duhora turi tayari. Haleluya. Iyo twateguye igiterane buri gihe cyose, cyaba cy'urubyiruko, cyaba cy'abamama, cyaba ari Ebeneza, dupanga umuvuga butumwa, ariko natwe abashima mu itorero tugategura, tukaba bareserve, tukaguma tugasengera abavuga butumwa, tukaba reserve kugira ngo hataza tukaza. Kera narabirebaga, hari ukuntu ako nabirebwa cyane muri korali yacu twabagamo, hari ukuntu umuyobozi twabaga turi muri practice, noneho twakwiga indirimbo bakayigisha nk'umuntu umwe, ibitero ugasanga biza umuntu umwe gusa. Namwe ako kantu murakazi, ugasanga umuyobozi w'indirimbo uzi iyo ndirimbo numwe, twega tuzirofure gusa. Maze bavuga ngo beteri nihaguruke, tugatangira tukarebana, nimuhindure ntabwo araza, muhindure bashaka idafite igitero, barebe yifite ibintu bihurutuye gusa turirimbira hamwe, cyangwa tugata dutera nk'indirimbo yo mu gitabo, kubera ko umuyobozi yadukoshonyesha. Ariko abayobozi b'indirimbo n'ukuri Imana ntimugakoshonye korari, muratenguha cyane. Byari bibi cyane muri icyo gihe, tugahangayika, imitima igahagarara. Mana yanjye, muziki iyo twajyaga muri concert badutumye muri indi torero, twamakinga gashoka ko tumwitwaje kugira ngo ataza kudutenguha. Ariko bari bafite shitani abakiriya gihe, baradutenguhaga cyane. Namwe ntago byabaga mu makorari yanyu, tukababura. Noneho badirije bacu batangira kumenya ubwenge, batangira kujya batwigisha byose icyarimwe. Noneho byo ari refre ari bitero byose tukabyigira icyarimwe, hanyuma bagaba umushobozi buri muntu kumenya kuyiyobora. Ako twakozwe n'iso. Haleluya. Naryohewe. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa mbere. Ngiye kubabwira amagambo make. Ijambo rivuga ngo kuba icyitegererezo. Amen. Kuba umutwe w'ijambo ry'igiterane ryateguwe ravuga ngo uwo mugabo ntari buruhuke adakoze ibyo. Amen. Uwo mugabo ntari buruhuke adakoze ibyo ngibyo. Ako ndaza kugasozereza. Ariko ngiye kubabwira hejuru kuba icyitegererezo. Haleluya. Turashima Imana ko Perezida wacu akiri umujene w'urubyiruko, kandi nawe wenda kuzashaka vuba. Turimo kumusengera cyane. Imana ishimwe. Ubwo haraza kuvaho perezida wa Right, ahita hajyaho perezida w'urubyiruko kugira ngo atabakuma kubangamira abandi. Bakana Kente barimo, ba Bienvenue ntibavugwa ngo naba bebe, hariho n'abandi ba Edison ntibaje, ubwo bari bazi ko ndi bubavugeho. Ariko mureke dusome ijambo ry'Imana, dukomeze no kwinginga Uwiteka ngo akomeze abacira inzira. Timoteyo wa mbere ibice ni 4, umurongo waho nuwa 12 na 13. Ngaho perezida soma. Uyu munsi sindi busome, ni wowe ugiye gusoma. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, yego, ahubwo w'icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Yego. 13. Kugeza aho nzazira ukigira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Kuba icyitegererezo. Ubundi kwigisha urubyiruko biraryoha. Sha naho utateguye wabigisha, naho butarasenze iminsi 21 wabigisha, kuko urubyiruko n'abantu bakunda inyigisho nziza kandi zoroshe zumvikana vuba. Siko bimeze? Turamutse tugiye muri byinshi bifite imigani. Hari umukozi w'Imana uri hano muri literaniro, ntari buvuga izina, yarambwiye ngo arimo arasengera umugabo, ngo ariko arasengera umugabo utazi imigani myinshi. Ngo baramutse ngo bicaranye n'uwo musore umufiyanse,
ngo hanyuma kumva aratangira kuzana ibintu by'imigani ngo ahita amukatira. Rero nta migani nanjye ndi bubabwire, urubyiruko ntabwo rukunda imigani. Haleluya. Iyo nayo yari kuba topic ariko reka nyihorere. Ubundi Timoteyo ni umwana wo mu mwuka wa Paulo, niwe wamubyaje ubutumwa bwiza. Haleluya. Amubwira amagambo menshi tutabasha kuvuga, aramwandikira amubwira uburyo agomba guhugura abantu batandukanye mu buryo butandukanye mu myaka itandukanye. Haleluya. Amubwira iby'urugendo yagiye agira mu nzira yagiye anyuramo y'ubutumwa bw'agakiza. Arangije amutoranya nk'umushumba nubwo yari umusiribateri, yari atarashaka nawe. Timoteyo yari iki? Yatoranyijwe akiri umusiribateri, yari atararongora. Amina. Yesu ashimwe cyane. Arangije aramubwira, ahanga amagambo nsomye ndaza kubabwiramo amagambo ageze kuri 4 cyangwa 5 kandi nayo atagoranye. Imana ishimwe cyane. Amuhugura amubwira ngo mwana wanje Timoteyo, ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, yego, ntihakagire uhinyura ubukobwa bwawe, ntihakagire umuntu ugusuzugura kuko imyitwarire idahwitse. Ngiro mwicaranye ngo icitonderwa, ntihakagire umuntu uguhinyura. Ntihakagire umuntu uguhinyura. Abajene nibo ndimo kubwira cyane. Ntihakagire umuntu uhinyura ubusore bwawe, kuko umuntu ahinyurwa ryari? Ni ryari umuntu aguhinyura? Umuntu ahinyurwa bitewe n'imyifatire ye. Iyo ufite imyifatire itariyo, iyo ufite imyifatire idahwitse, abantu baraguhinyura. Amen. Watambuka ngo dore kiriya nacyo, wakwicara ngo dore uko kivuga, warya ngo dore uko kirya. Nta discipline kigira. Ukaba uri mu buzima buhinyurwa buri munsi. Ariko Paulo abwira Timoteyo mu magambo menshi yamubwiye, aramubwira ngo mwana wanje Timoteyo, uramenye hatazagira umuntu uzahinyura ubusore bwawe kuko uri umukozi w'Imana. Haleluya. Ugiye kuragira abakuru n'abato, uragira abazakwemera n'abatazakwemera, uragira abasaza n'abakecuru, uragira urubyiruko bagenzi bawe. Uzitware neza muri byose, mu byo uzavuga, mu myigendere yawe, mu myicarire yawe, mu magambo yawe, uzbyo uzavuga byose uzirinde hatazagira umuntu uzaguhinyura. Haleluya. Imana ibarinde umwuka wo guhinyurwa mu izina rya Yesu. Imana ibarinde umwuka wo guhinyurwa. Aramubwira ngo ahubwo ube icyitegererezo. Haleluya. Ube exemplaire. Amen. Ube icyitegererezo. Abantu nibakubona bavuge ngo koko Theo niwe nari nkwiriye. Haleluya. Abantu nibakubona bavuge ngo koko mpore niwe wari ukwiriye mu buzima bwanjye, ko ari we twaba inshuti. Haleluya. Niwinjira muri timu runaka bavuge ngo uyu niwe twari dukeneye. Bwana Yesu asifiwe. Uzabe exemplaire, uzabe intangarugero. Abantu nibakubona bakwishimire, bishimire imyitwarire yawe, bishimire imivugire yawe, bishimire imyicarire yawe, bakwishimire bagutunguye, basanga uri wenyine, nta wundi wo mu itorero muri kumwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Ubundi umuntu yavutse, twese abamaze kubyara, namwe mutarabyare murabibona, umwana yavutse ararerwa. Amen. Akagira umubyeyi umurera, yego. Uwo mubyeyi amukurikirana intambwe ku yindi. Ubu ngubu akabebe kacu aho kageze karicara, ariko twirinda ko kasimbuka, kicara gashaka gusimbuka, gashaka gufata utuntu twose. Muri kwa gusimbuka tuba dufite impungenge ko yakwikubita hasi. Iyo tumusize ku buriri tumutambikaho ibintu kugira ngo nabyuka atagwa. Uwo ni umubyeyi ureberera nde? Umwana. Amina. Uwo mwana wacu cyangwa abana turera bacu tubyara, iyo atangiye gutera intambwe karagwa. Iyo kaguye tugaha bravo, tukavuga ngo courage.
amen. Kakongera kagahaguruka, kakabaduka, kagafata amezi, kakongera kagakubita ikibuno hasi, gakoma amashi. Twese niko twakuze. Bakavuga ngo felicitation. Ukamufata ukuboko, ukamuyobora. Iyo umuyoboye, noneho hagera intambwe yo kugenda afasha, mufata ukuboko, agenda atera intambwe, akongera akagwa, ukamugurutsa, agatera intambwe, akagwa. Uko nguko niko abana bo mu mwuka cyangwa abana bafite bagomba kugira ababyeyi. Bubabazi wo mwicaranye ngo se umubyeyi wawe mu mwuka nindi. Mumbarizi wo mwicaranye ngo umushumba wawe ninde? Umushumba wawe ninde ubasha kwihanaho mu gihe wakoze icyaha waguye? Umushumba wawe ninde mu gihe wumva wacitse intege, wabunaniwe rwose? Umushumba wawe ninde ujya usanga ukamubwira ati mushumba namaze gucika intege nananiwe? Iyo ibintu byakuyobeye, umushumba wawe ninde ujya gusanga? Pere spirituel wawe, papa wawe wo mu mwuka. Kuko mama wo kubyara mu mubiri aragucyutse, yagucyukije aguha so mu mwuka, aguha ababyeyi bo mu mwuka kugira ngo bakurere. Imana ishimwe. Urerwa nande? Ninde ukurera wowe? Ninde ukuyobora? Ninde ugucyaha? Ninde ukubwira ngo sigaho? Ninde? Reka mbabwire, ikintu kigoranya muri iki gihe nuko urubyiruko ruvuka cyangwa rugakira Kristo umwami n'umukiza, ariko ntirugire umuyobozi. Ntirugire umuyobozi rwigiraho, ntirushake guca bugufi, ntirushake kugira ngo bamubwire ati wa mwana we sigaho, ibyo urimo gukora sibyo. Agashaka ngo wiyobore. None se umwana ukivuka iyo umuretse agenda agwa agakurana inkovu, nibyo cyangwa sibyo? Agenda agwa agakurana inkovu, ukajya ngo iyi nkovu niyo mu bwana, yaguye twarangaye, iyi nkovu niyo mu bwana, iyi nkovu niyo mu bwana. Umwana wese cyangwa urubyiruko ruri hano, wowe umara kuvuka ubwa kabiri, kubera ko twakira Kristo umwami n'umukiza. Aya magambo ndimo kubabwira yo kuba icyitegererezo ni amagambo ajya abwirwa umuntu wamaze kubyarwa ubwa kabiri, wamaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, hanyuma agakunda akarerwa. Iyo utarezwe uba ikigenge. Imana ishimwe. Murashaka ngo muvuke ubwa kabiri, mwakira Kristo umwami n'umukiza. Nimumara kwakira Kristo umwami n'umukiza, mukunde mwiyobore. Ugende igihe ushakiye, ugaruka igihe ushakiye. Nibavuga repetition nta gusaba uruhushya, nibavuga sorti nta gusaba uruhushya. Reka mbabwire, mukeneye kurerwa. Mukeneye kurerwa kugira ngo mubashe gukura, mugere ku rugero rufatika. Mukeneye kurerwa kugira ngo mubashe kuba icyitegererezo. Haleluya. Mukeneye kurerwa, mukeneye kwegera ababyeyi b'umwuka. Reka mbabwire, niba hariho ababyeyi ba pirate, originale ziracyahari. Amen. None wowe iyo wababaye, ninde uguhumuriza? Kuko mu nshingano abapasiteri bafite cyangwa ababyeyi banyu mu mwuka bafite inshingano zo kuguhumuriza wababaye. Ni inshuti yawe, bundi umubyeyi ni inshuti usanga ukamubwira ikintu cyose utekereza, akagufasha kugisengera, akakugira inama. Umubyeyi ni inshuti ubwira challenge wahuye nayo. Amen. Umubyeyi ni inshuti ubwira ngo papa naguye kugwa siga itangaza, nakoze icyaha ariko mbabarira, sabira Imana imbabazi. Igihe cyose uzabaho ntawe wigiraho, ntawe usanga ngo uganirize ibikuremereye n'ibikuruhije, ndakubwiza ukuri ko uzaba ikigenge tukakunanirwa. Uzaba ikigenge tukunanirwe. Umuyobozi w'urubyiruko navuga ati bavandimwe, tora rya dutegetse amasengesho. Ugatuvuga ati ariko amasengesho nubwo muyapanze, njyewe maze iminsi mfite bride shower niyo ndi bujemo. Umwana warezwe aravuga ati icyambere ni ukumvira umubyeyi. Icyambere ni ukumvira umubyeyi avuze iki. Haleluya. Kuko president iyo atanze amatangazo cyangwa akavuga ngo hari igiterane, aba yicaranye n'umushumba bakagipanga, bakavuga kizagenda gutya, tuzabigenza gutya na komite, barangiza bakagisohora. Buragisohoka cyaramaze gupangwa kera.
Imana ishimwe cyane. Haleluya. 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 Pasiteri wawe ninde? Umushumba wawe ninde? Umubyeyi wawe ninde? Urisubiza. Iyo uguye werekeza he kugira ngo ubwire Imana ngo ikubabarire? Cyangwa uravuga ngo byose Yesu yarabirangije? Siko bimeze? Byose Yesu yarabirangije, ibyo tuzakora, ibyo twakoze, nibizakorwa byose Yesu yarabirangije. Ariko hari indirimbo mujya murimba ivuga ngo abo ni bande, ni twebwe abacunguwe n'amaraso yawe. Imana ishimwe. Nuko tugomba kubaho tutari ibyigenge, tugomba kubaho tutitwara uko dushaka, tugomba kubaho dufite amatwi yumvira n'umutima wumvira. Mureke mbabwire ikintu gisigaye giteye ubwoba muri iki gihe. Usigaye ujya gucyaha umuntu ukanza ukamutinya. Muzi ko mwabitse ubwoba mu bashumba? Mwebwe mwabitse ubwoba mu bashumba. Ngo ni mucyaha ngo aragenda, ngo ni mucyaha ngo ararakara. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana yambwira ngo mucyahe, muteshe, muhugure. Ngo se ngo ni mucyaha se ari wende? Ari wende se? Ari wende? Kera mwebwe ntago mwakoze iwanyu baso bajya babacyaha bakabaraza hanze. Akabanza kugushira hanze nyuma mu mwijima kandi nta matara yabaga hari. Akavuga ati nsohokera mu nzu none aho kagenda ukigunga inyuma y'inzu. Nyoko akaza kukwinjiza nyuma. Ntago byababayeho ko mutatorotse ngo mugende. Mama wawe yagira avuga ati nyamuneka umwana burije umwijima tereka iyo mbwa isohoke. Suko bavugaga se? Mujye kwirengagiza se ntibyababaga. Wenda mwego muri impinja mwavutse muri .com muravuga tugahita tubaha umugati, mwataha nijoro tukabaha kaji kabaramira muri make muri aba .com. Ariko myaka yacu twebwe wakoraga ikosa so akavuga ati 1 2 3 sinunge kukubona amaso yanjye. None ugatuvuga ngo urivumbuye ukajya inyuma y'inzu. Mama wawe akivuga kabiri ati sinongera kumva urusaku rwanyu hano. Wakumva hari agasimba kavuza ukiruka nkusubira mu nzu kandi wari wivumbuye. Abashumba ikintu kibabaje giteye n'ubwoba, umuntu mucyahira hangaha akajya mu murimo ahandi. Umucyahira muri hope akajya mu murimo ahandi. Akawukora batabizi ko bamucyashe, akawukora akaririmba agaterana atazi ko aho yarari bagize gute bamucyashe. Ariko urubanza ntago ruri kubashumba baba bakwakiriye, urubanza ruba rukuri wowe ubwawe urimo gukora ibyose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu bintu bingahe nshaka kubabwira byihuse, ikintu cya mbere Paulo yabwiye Timoteyo kugira ngo abe icyitegererezo, yaramubwiye ngo uzabe icyitegererezo mu byo uvuga. Yaramubwiye ngo mwana wanjye Timoteyo, mu magambo uvuga uzabe icyitegererezo. Bamwe na bamwe basiga bavuga nta gahunda. Kuvuga ibyo mwishakiye, kuganira ibyo mwishakiye, gukora ibyo mwishakiye. Ako yaramubwiye ngo mu byo uvuga tugomba kuba icyitegererezo mu magambo tuvuga. Haleluya. Haleluya. Umurindi w'igisirimba n'uburyohe bw'igisirimba nabushize ku ruhande. Uwo muri rukomeza ubakemo n'ijambo ry'Imana rijemo. Haleluya. Nare yansanga ninserukana igisirimba ntibiri buvemo. Kuba icyitegererezo mu byo uvuga. Haleluya.
ibikuzuye mu mutima n'ibyo uvuga ubundi. Abantu benshi majority abantu benshi bavuga ibibuzuye mu mutima. Ibiri mu mitima yabo nibyo basohora mu kanwa. Ariko mu byo tuvuga tugomba kuba icyitegererezo. Mu magambo yacu umuntu nanakumva avuga ngo uriya muntu ni umukristo, uriya muntu ni umurokore, uriya muntu si mugenzi wacu. Aramubwira ngo mwana wanjye Timoteyo, mu magambo yawe yose mu gihe cyose uzashaka kuvuga uzitonde mu byo uzaba ugiye kuvugamo, batazaguseka. Mu byo uzashaka kuvuga utazahinyurwa. Mwega muvuga ibingana gute bimeze biti? Hanze hari imvugo zateye ngo ni imvugo z'urubyiruko, ariko hari igihe tuvuga n'ibyo tutarazi n'ibyo tuvuga. Hari igihe tujya tuvuga tukabona ikintu cyadutse kuri interinete, ntituzi uwakizanye impamvu yacyo, ntituzi impamvu acyamamaje, natwe tugahita tukirahura, tugahita tukizana. Tukakizana tukagikwirakwiza kigakongera mu rubyiruko, tukagikoresha nk'imvugo. Nuwakubaza se bisobanura iki? Nta nuwamenya icyo bivuga. Ngo ni imvugo gusa ngo y'umurasta, ngo nako ngo n'umustar, ngo ni imvugo yari hana mwakajyaramwe. Mureke mbabwize, hari ibyo mujya muvuga mutazi naho bipfa naho byerekeza. Ntabwo biteye isoni kuvuga ibintu wumva, ntabwo biteye isoni kuvuga ibintu usobanukiwe. Wanabasha no gusobanura n'undi ukavuga ati ibyo mvuze ni ibi. Mugahenge ku rurimi we, sabana b'abasore bo ni igitangaza. Ya men hallelujah. Ukavuga se ibyo avuga se no ni ibiki bagenzi? Ubu ngubu se ariga kuvuga. Izo mvugo wamwita se ya men urimo kuvuga ni ibiki? Akaba atagusobanura na gato icyo avuze. Mugomba kuba icyitegererezo mu mvugo zanyu. Mugomba kuvuga ururimi rwanyu. Reka mbabwize ukuri, abana bakijijwe, urubyiruko rwakijijwe rufite ururimi rwarwo. N'urubyiruko rutarakizwa narwo rufite ururimi rwarwo. Ariko igitangaje, abantu bakijijwe, urubyiruko rwakijijwe ruriyambura ururimi rwabo ruri original, bakigana indimi batazi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikintu cya kabiri Paulo yabwiye Timoteyo, yaramubwiye ngo uzabe icyitegererezo mu ngeso zawe, tabia yako. Imana ishimwe. Kuko ubundi mu bumana, Imana mu bumana bwayo, Imana ishaka quality, ntabwo ishaka quantity. Yego turabyumvikanaho. Imana irashaka quality, ntabwo ishaka quantity. Ingeso zawe, ingeso mbega ingeso ziri hanze aha z'urubyiruko, mbega ingeso ukananirwa gutandukanya se uyu ni umukristo cyangwa ntabwo ari umukristo. Narababwiye ubushize ngo iyo tuje mu materaniro gusenga uyu munsi, tuba tuje gucelebratinga cyangwa tuba tuje kwizihiza iminsi tumazemo mu cyumweru. Amen. Tuba tuje kwizihiza ngo kuwa mbere witwaye ute, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru uje gucelebratinga imyitwarire wagize hanze. Ingeso zanyu nizi. Kuko Paulo yabibonye kera, abwira Timoteyo ngo mwana wanje uzagira ingeso nziza hagati mu bantu, uzagira ingeso nziza hagati mu butizera, uzagira ingeso nziza. Ariko ikintu kibabaje kinateye ubwoba, abantu benshi babaye ba kameleon. Kamele jewe ndabivuga, ndakomeza mishoti yanyu, mu nkunde cyangwa nti mu nkunde, ariko turakundana. Hari ibara cyangwa hari ingeso zo mu rusengero, hakaba n'ingeso zo hanze. Umuntu ariho ari babiri. Haleluya.
guhinduka abantu bakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza ariko ugasanga guhinduka byarabagoye imyitarire yabo imico yabo ingeso zabo ntabwo zahindutse ariko bakiriye Kristo umwami n'umukiza nabaririmbyi nabavuga butumwa nabanyamasengesho nabadiakoni barakora imirimo y'Imana itandukanye mu rusengero ariko ingeso character zaraniwe guhinduka ubundi urugendo rw'agakiza n'urugendo tugendamo duhindura ingeso zacu buri munsi ubundi babidusaba ko nk'uyu mwaka ugiye gushira dutangira umwaka uravuga ati uyu mwaka uratangiye mfite ingeso 10 mbi zitari nziza njyewe niyiziho waruzi ko uko njyewe munzi biruta cyane uko nje niyizi ku giti cyanjye amen shobora gushima umukozi w'Imana Joshua reka bire nivugira ariko uko ateye uko ingeso ze aziyizi 100% kuruta uko njyewe munsi bigasaba ko ubaho mu buzima buhinduka ukavuga ngo mana izi ngeso zanjye uko ari 10 njagaza mu kwa gatandatu ndwana n'eshanu ngiye kurwana nazo kuko ibintu byose turabiharanira ukagiramo amahitamo yo kuvuga ngo ngiye kureka ibi uko gatandatu kwagera ukavuga ngo ariko eshanu nsanga amaze kuzicogoza izindi eshanu nazo ngiye kurwana nazo nzirangiza ukikorera evaluation mureke mbabazi mujya mwikorera evaluation mukicara ukisuzuma wowe ubwawe nta wundi mwicaranye n'umutima wawe mugakora inama mukavuga muti noneho urabizi neza ko kakageso karananiye wa mutima we uzi ko mfite akageso kananiye ndatubigenze gute kujya karangire amen Bwana sifiwe ukikorera evaluation ukishira ku munzani wawe ku giti cyawe kubera ko ingeso tugomba kugira ingeso nziza hagati mu bapagani tugomba kugira ingeso nziza mu mirimo twirirwamo tugomba kugira ingeso nziza aho tunyura tugomba kugira ingeso nziza mu batubona bose Imana ishimwe ingeso nziza zirakenewe nshuti yanjye kubera ko uyu munsi Kristo yaguhamagara impanda yavuga uretse n'ibyo ngibyo ingeso nziza naho waba utari umukristo ari abantu bitwa abangeso nziza nubwo bageso nziza ubundi Bibiliya nta kibavugaho nta juru bazajyamo abantu bitwa abangeso nziza gusa ariko batarakijijwe batarakiriye Kristo umwami n'umukiza ntacyo Bibiliya bavugaho ingeso nziza ikintu zigufasha kuba muri societe ukabana n'abandi bakajya bakwita inyangamugayo bakakwita imfura bakakwita umuntu mwiza ariko ijuru ntabwo warigeramo ingeso nziza zigomba kujyana no kuba ukijijwe rwose warakiriye Kristo umwami n'umukiza ukikorera evaluation wamara kuyikorera ukavuga ngo ibi ndabiretse ibi ngibi ndabishoboye haleluya ingeso nziza mureke mbabwize ukuri mureke nongere mbakurira inzira ku murima mw'abakobwa mwe na mu bahungu niba utarageza igihe cyo gushaka ukaba uvuga ngo uyu mwaka nditeguye ngiye gukora mariage ntukaje muri boyfriend na girlfriend iyo mutangiye gukora utwo tuntu tw'urukundo niho musanga mutangiye gukora ibyaha mutangiye gusambana mutangiye gusomana nje ndavuga ibintu biremereye abana ababyeyi banyu nta soni zihari igihe utaravuga ngo ndi tayari ngiye gushaka ntukaje mu rukundo ntukaje muki bizakurinda igihe utari capable yo kutwereka ngo uyu ni fiancé wanje Imana ishimwe mu gihe utariyemeza ngo nisanga na bienvenue umukobwa mu muhanda ajya mbwa ati Bishop rwose pastor dore ni sheri wanje twenda kubana akaba mupfunyika mushyira munsi y'urutara
ngo urareba ngo urumva ngo mani ngo wowe ngo ugiye kwinjira mbere nanjye nze nyuma. Mu gihe ugikundana urukundo rwo kwinjira mbere nawe ukaza nyuma, urwo rukundo murureke. ngo urabana hano baranzi ngo hahingwe no karitsiranzi ngo naduhindira tujye Nyamijosi. Hey! Reka mbabwire, mu gihe cyose utari tayari kutwereka ngo uyu ni fiance wanjye, ndakwinginze ndaguhendahenze, hindura imico yawe, uwo nguwo mureke. Dekana nabo bantu nabo kugustabinga, nabo kugutesha umwanya. Nibabende ngo narakomeretse. Wakomerekejwe nande se? Yakubwiye ko azagushaka. Yakubwiye ko ari fiance wawe se? Ngo ndamusengera ngo ariko ntavuga, avuga iki? Harageze igihe wowe arakwishaka kuguprofita, ntabwo arageze igihe nukuguprofita gusa. Reka mbabwire bana bacu, ndabinginze ndabahendahenze, ndabahendahenze kubw'imbabazi za Yesu. Bari abahungu bavuga ngo ngwino baby, ngo baby, ngo sindyama. Ariko ba baby mwokagira abana mwe, niko izo mbabazi zo kukwita baby, wabaye baby ryari? Ariko ririya zina baby ndaryanga, rirantama. Reka nkubwire, njye nshobora kwita bishop baby, mbifitiye uburenganzira, itorero ryampereye uburenganzira n'Imana ibimpera uburenganzira. Ariko wowe nyira mukozi w'Imana, wowe nshuti yanjye, Imana nyir'ijuru n'isi ngo baby rintera nk'isasemi. Nawe urireba ukabona uri baby nshuti yanjye. Ubundi abafaransa baravuga ngo sheri bishirana n'agahararo. Mwari mubizi? Sheri, 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 sheri birangiza bishiranye n'agahararo. Uvu uyu munsi uganda ubwire ako ka boyfriend kawe n'aka girlfriend kawe, ukabwira uti nta gahunda afite kurongora uyu munsi, nta no gahunda afite gushaka uyu munsi. Utubwire intumbero, kuko iyo urimo kujarajara muri utwo tuntu nta ntumbero ugira. Urajarajara, ntabwo uba stable ngo ugire amahitamo nyayo. Ntabwo ukora akazi ubu uri mu kazi k'abandi baguhaye ngo uri comptable, urimo gukora ugatuma telefone tri. Hey, hello baby, ndi mu kazi. Uri mu kazi hehe nshuti yanjye? Kora akazi k'abandi utuje, uwo mu baby ukubeba atazakugeza iyo akugeza, umwihorere. Abana b'imyaka 15 barakundana, abana b'imyaka 16 niko nshuti zanjye, ko abamama ari babateruwe bafite imyaka 15 na 14. Mwebwe ko musige mugenda mufite 22 byiburangira ngo siko bimeze. None murakundira guhera imyaka 15 muje, muzaza kuza mu 22 umaze kugeza aba baby n'abashu bangahe. Reka nkubwire, guhera uyu munsi wowe wicaya ukaba wari ufite intesha mutwe yitwa baby, urumva? Kandi ukaba udateze gushaka uyu munsi, no mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri gira gutya kansoringa. Shira motowa. Paulo abwira Timoteyo ngo uzagira ingeso nziza mwana wanje, ingeso nziza zibarange. Ingeso nziza nizo Kristo abashakaho, ingeso nziza nizo zikenewe mu bana b'Imana. Haleluya. Ariko hanze ko hashushe, hanze harimo kugurumana umuriro, hanze ko hakomeye cyane, abantu baterana inda z'indaro ari impinja, maze wahamagara umuhungu, sheri uzi ko bya bindi twakoze byabaye bibi, akagwa atese ibiki, mvuko najya babihinduka nibiki, mbwira vuba kuko ndi ku murongo wa bisi.
ati bebe mbabara uje ku ruhande baby, mbabara uje ku ruhande unyumve, mbabara uje ku ruhande unyumve, kuko umuhungu abazideje icyabaye ahita kwigarika ukabivuga ko niba kwise baby. Sheri uzi ko bya bintu ndimo kumva ntazi ukuntu umeze ute, nawe wabuze aho bihera. Ariko ndabahendahenze bana bacu, ndabahendahenze mwabakobwa mwe, nimuve kuri utwo duhungu tutenda kubashaka uyu munsi. Namwe mwabahungu mwe nimureka aba bakobwa bacu kwirwamo batesha umutwe. Wamubwira ati sheri naratwise, ati ninjye muhungu njyenyine, siko gusubiza, ninjye muhungu njyenyine, ninjye muhungu uri mu isi. Mbwiwe niki se kubushize kubonanye nimo gucana ijisho na Sibomana. My dear, iyo utayibyaye uyikuramo. Paulo aramubwira ngo uzagira ingeso nziza. Imana ishimwe cyane. Uzagire ingeso nziza. Guhinduka mu ngeso. Guhinduka, ugahinduka nta muntu muri kumwe murebana, ugahinduka nta muntu mwicaranye, ugahinduka utajyanye n'inshuti yawe. Kuko kugira ingeso mbi bizana n'utundi tuyeriyeri, utunyanganyanga, utuntu dufite 12, ukabeshanya ko ngugiye hehe, ngugiye ngo kuzana ikayi. Noneho navuze kano kantu mpitaniye buko kuntu kera ngiye kuko nize muri niziganye n'abangorofone cyane mu Mutara. Noneho twego twigaga Ifaransa, n'abangorofone nabo bigaga nyine Icyongereza. Kugira kwera amanyanga nyine, iyo umuntu adafite ingeso nziza aganeza n'utunyanga n'ibinyoma n'ibintu nk'ibyo. Uziko hari kuru twagiraga yitwaga zotekinike, nigaga ubuhinzi n'ubworozi. Noneho umwana yabashaka amafaranga iwabo w'umwangorofone, akagenda akabwira iwabo ngo daddy, ngo badutumye ngo ikintu kiremereye cyane. Ati nigiki se mwana wawe? Ati cyo kintu kirasaba kugurisha inka. None se babatumye iki? Badutumye ikintu cyitwa zotekinike. Ati zotekinike? Ati se mwana wawe cyo kintu cya zotekinike mugikoresha iki? Atabari muno bazi uburyo bagikoresha. Ubwo bazaga bakadutera inkuru kuntu bavubizi wabo bakabaha amafaranga. Bagendaga bakabwira amazina y'amasomo twiga, bakabwira ko ari ikintu ishuri ryabatumye, kandi bakabaha amafaranga uko bakayazana ngo ni ikintu cyitwa zotekinike. Noneho natwe ababyeyi bacu uko batari bazi Icyongereza, ukagenda ukavuga ati bantu ikintu cyitwa agriculture. Ariko abanyeshuri barabeshama. Iyo udafite ingeso nziza nyurugendo ugira ibinyoma biba byinshi, ukamenya n'amayeri menshi, ukamenya n'ibyo mubesha, ukamenya n'ibyo mucenga. Ariko Paulo abwira Timoteyo ngo mwana wanje uzagira ingeso nziza. Ingeso nziza, abenshi baragenda bararura, bakararura ibyo bakura kuri interinete, bakararura ibyo bakura ku mashusho media, bakaza bakamiragura gusa, bakamiragura, ntibajojora, ntago bajonjora, bavuga ati nk'iki kirakwiriye, iki ntigikwiriye. Rihana yaje yaciye mu mwenda wose, akaza yambaye ubusa, maze natwe tugahita tubona abakobwa bagiye mu isoko, bagahita bagura amapantaro ageze nka acikaguritse yose, wamubona ugafuka amaso ngo ni style ya Rihana. Style yandi Rihana ntuzi ko ndisitumye yambaye umwenda. Uwo mwanda uje ku isoko, nawe nk'umukristo uragiye neza diri kuri ntuza kuri harera Imana ugurisha amapantaro, ati ufite ya style ya Rihana, akaba ari yaguha. Turigana tugatoragura tukamiragura gusa, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo byose turabyemera, ariko byose siko bidufitiye umumaro. Tugomba kugira ingeso nziza, tukajojora, tukarobanura, tugakuramo ibikwiriye bidakwiriye, tukabishyira ku ruhande. Icyo ni cy'Imana dushaka. Yesu ahabwa icyubahiro. Tukarobanura ibyo tuvuga, tukarobanura. Abandi barara ku ma Facebook ntibasoma.
nta gusoma ijambo ry'Imana kubaho, nta gusenga kubaho, bararara ku Facebook, baratoragura amafilime apfuye amaso, abandi bari mu pornography niyo bareba. Ibyo bizabagezahe? Aho bizabageza? Mureke mbabwize ukuri, ibyo mutazumvira mu miryango yanyu nimureke tubivugira aha ngaho. Amina. Nimureke tubivugira aha mubyumve. Umunyabwenge atoranye, utari umunyabwenge nuko nyine agumana ibyo ashaka. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kugira gute? Ujijuka. Iryo jambo ndarikunda. Injijuke umunyabwenge n'ufite Imana. Amina. Yes. N'ufite PhD niko ijambo rivuze se. Tujya tugendera mu ijambo ry'Imana. Ijambo ratubwiye ngo wubaha Imana. Kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha nabwo Imana akabaha umugisha. Icya gatatu yamubwiye, yaramubwiye ati mwana wanjye uzaba icyitegererezo mu rukundo. Urukundo naze mbabwira atari rwa rundi rwa muri scolaire n'akadege. Ni bande barwaye akadege ku mashuri? Akadege ni mukazi se? Mukagwara ngo mukarwara itsepfu. Nuko menya gushika bamwe bakaza bakafata, narabarebaga ngaseka. Bamwe bakaza bakamufata babiri hano, abandi bakamufata akava muri class ari muri ayo metero natumwana ararembye mujyane kwa muganga. Bakajyana kwa muganga bagashiramo serum, bakaba muri tuguha amata. Ako twari twaragowe no kurwaza abantu barwaraga utudege. Twari twaragowe. Noneho bamubwira ati se urashaka Ive ari uza kukureba? Koko twaga tubizi ko Ive jya kureba kanaka yarwaye. Yamugeraho urashaka Ive muhamata turebe. Akeguka boroboro Ive akamusomesha, ariko niko urukundo mvuze. Ive yamusomesha, muganga agatandika ngo umurwayi arakize ngo natahe. Bagahita bataha. Yewe twazanye amata, twazanye amacapati akayanga, twazanye amandazi. Ukuntu abanyeshuri bakunda amandazi akayanga, ariko Ive yaza agahita akira. Urukundo rero mbabwira surwo rwa rukundo bita amour scolaire, amour ya bana, niko abaringara bavuga. Amour scolaire ni inkundo z'abana zidafite Kristo, zidafite agakiza. Ako yabwiye umwana we Timoteyo ngo uzabe icyitegererezo ukugira urukundo rwa Kristo, urukundo rwo mu Mana, urukundo rwa rundi wara mugenzi wawe ukumva ugomba kumugirira umumaro, nta yindi nyungu mukeneyemo. Haleluya, haleluya, Bwana sifiwe. Urukundo atari rwa rundi ukeneye kugira ngo uri mwiza, urasa na bike, urasa n'amazi yo kwiteke, wambaye neza. Uruzo nkundo rero iyo batazibabwiye murakomereka. Ukavuga ngo natambutse, ngo nari nimakiye, ngo ariko ski, ngo nta nubwo yabonye ko nari nisize, uzakomereka inshuro 5. Ubu Bienvenue aravuze aranyiteza. Ubu wakwisiga Bienvenue akazamenya ko wisize. Ubu wakwisokoza neza umuntu witwa Ishimwe David akazamenya ko wanisize. Mwaba muyatayemo. Ubwo Bishop ahita amenye azigisha David. David ntiyamenya ngo umugore yambaye neza cyangwa yajya muri atase wisukishije kandi avuye kumesa. Izo nkundo ntabwo ari zo dushaka. Turashaka urukundo rwa muri Kristo Yesu, rwo kugirirana umumaro no gukomezanya no guhugurana no kwigisanya ijambo ry'Imana no kwerekana inzira ikwiriye kunyurwamo. Amen, haleluya. Aramubwira ngo mwana wanjye Timoteyo uzaba icyitegererezo mu kwizera. Amina, haleluya. Reka mbabwize ukuri, umuntu ufite icyo yizeye akakimenya akakigundira akabasha kuba yanagisobanura, ntajya agira isoni zo kukivuga.
amen. Iyo wizeye Kristo wagera mu bashuti bawe ukababwira ati ariko komande mutanze njyewe sinyikoraho kuko njyewe ndakijijwe. Yego ako murakumva? Ayaya Imana ishimwe. Ukicara mu nshuti zawe ukavuga ati ariko njyewe nizeye Kristo n'umwami n'umukiza wanjye naramwakiriye, ibiganiro mufite sindimo. Umuntu iyo yizeye Kristo ajya yitamburisha aho ageze hose, ajya yicara deja bamaze kumumenya ngo ninde urinde, wowe wicaye aho urinde. Ibiganiro bari buganire biri bugabamwe, ibyo bari bumwe bari bubihindure, kuko hari umuntu ufite indi myizerere ikomeye igomba kumira iyabo. Haleluya. Kubera rero abantu benshi batazi ngo bizeye iki, batabisobanukiwe, batanabisobanura, badashaka no kubivuga, baganda bahindura. Yagera ahangaha kavuga ati ariko nubwo murimo kunywa kamitsingi ngiye mu meka veruje nta kibazo. Undi veruje numva nuko n'abaganga bajya bavuga ko hari ukuntu gacagagura ibintu bigize gute umuntu yaguye ivutu. Mu meka veruje gakeya gusa ndagasome kurinda dutashe. Bazakumenya sangapi. Impamvu mara umwaka ahantu mu kazi ukawumaramo batakuzi nuko utazi icyo wizeye neza. Impamvu mara umwaka muri shanti tuvuga ati njyewe ndi umufundi w'imisumari turabonana, nuko utaba ushaka kuvuga ngo urinde. Amina. Ugasanga abantu barahindagura ntago bari stable, ntago bari stable. Haleluya. Ubundi ikintu wizeye wemera kugipfira. Ikintu wizeye uhamya aho ugeze hose ugahamya. Iyo wizeye ugera ahantu abantu bakakumenya. Amen. Ugera ahantu bakagira gute kakumenya ati bene data Yesu ashimwe. Nimba njyewe kuri yero tasha kumubwira ati mperekeza mu nshuti zanjye, nkamuherekeza mbere yuko mpagera ntago ari ngombwa ko tuyirirwa mvuga. Ntitangwa njyewe nitwa Judith, ndakijijwe na Kristo umwami n'umukiza, sengera muri Hope in Jesus Church. Ubwo rero naje ngo Theo yantumiye kugira ngo dufatikanye ibyishimo, ukicara hagati yabo bazi ngo wowe urinde. Amen. Urinde hagati mu banyamahanga. Ugaragaza kwizera kwawe, uvuga uriwe, uvuga kwizera kwawe, uvuga uwo wamenye. Ujya witamburisha mbese. Murabizi mumeze nka babandi bashobora guhisha imyenda yabo ya uniform y'akazi kugira ngo batamenya abaribo. Bakundana no bisanzura aho bagiye. Imana ishimwe cyane. Wisanzure. Ariko iyo ufite ibyo wizeye ukabihamya, urabihamya ukabivuga, ukavuga ngo no kubipfira nzabipfira. Paulo abwira Timoteyo amubwira ngo uzaba icyitegererezo mu byo kwizera, niba ngombwa no kubipfira uzagira gute uzabipfire. Amen. Niba no gupfa uzagira gute uzapfe. Ese murabyiteguye? Ibyo mumva mubyiteguye? Arongera amubwira ngo uzaba intangarugero ku mutima uboneye. Ijambo ry'Imana tubwira ngo wahirwa abafite umutima uboneye kuko aribo bazabona umwami Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Uzaba umwizerwa ku mutima kuko ugira umutima uboneye. Haleluya. Tugomba kubaho mu buzima bufite umutima uboneye kuko uwo mutima ari uzaragwa ubwami. Uwo mutima ni uzabona umwami Imana. Uwo mutima niwo tuzinjirana muri babandi bazavuga ngo aba nabejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Abo nabo bazaba bafite. Haleluya. 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 Heri wenye moyo safi, abo ngabo nibo bazabona Imana. Abantu bafite umutima uboneye muri bo. Nimba udafite umutima uboneye nshuti yanjye ntabwo uzabona Imana. Aramubwira ngo uzaba icyitegererezo. Uzaba icyitegererezo. Uzaba intangarugero kuko ugira umutima wizera Imana. Uzaba intangarugero kuguhamya Kristo. Uzaba intangarugero. Ndeka mbabwire igihe kirageze ko twitandukanya. Igihe kirageze ko abantu babasha kwitandukanya, wagera ahantu abantu bakakumenya utarinze uvuga amagambo menshi. Ariko
mwokagira abana mwe ndabinginze mugire imitima iboneye, mugire n'ingeso nziza mu myambarire, mu mivugire. Ariko se tubagire gute? Niko ndashaka kongera kubacyaha, ndashaka kongera kujya mvugana namwe, noneho ubwo muzahita mvuga ati wa mudamu amazi yaracecetse none araje. Ukuri kuraryana, ukuri kugira gute? Kuraryana. Njamabwira ukuntu hari umuntu wambwiye atari ko mwebwe ziranyigisho mujya mubwiriza mu itorero ryanyu nta bakristo mukeneye. Ndamwe none abakristo dukeneye nabahe? Arambwira ati abakristo dukeneye nabo kubwirwa amagambo meza, nabo gukomeza kuramizwa amata, nabo gukomeza kuhabwa keya no guhungurwa. Ariko reka mbabwire, abafite umutima uboneye nibo bazabona Kristo. Urubyiruko rufite umutima uboneye, none aha Kristo yagaruka yaguhamagara mu rupfu, wakora impanuka cyangwa wamutegereza tukazamusanganira ageze mu bicu, ariko tuzamusangana dufite imitima iboneye. Haleluya! Tuzamusanganira, tuziyambura. Ijambo ry'Imana avuga ngo twiyambure ibituremerera byose, twiyambure ubusambanyi, twiyambure ubujura, twiyambure ibinyoma, twiyambure gusebanya, twiyambure ibyangwa n'amaso y'Imana. Twiyambure rubyiruko, nukuri mukomeze munezeza Imana nk'abana bakundwa. Twiyambure, twinjire mu murimo w'Imana. Mureke mbabwire, ni muhunga isi mwinjire mu murimo w'Imana. Ni muhunga isi mwinjire mu murimo w'Imana. Imana nibabona ibabone mu imbere, ibabone indani, ntikubone umeze nka kameleon. Nugera hanze use no hanze, nugera mu rusengero use n'urusengero. No, ugomba kuba uri unique, usa hose hanze n'imbere. Amen. Wagiye kuri tere ukaba wewe, wagarutse mu rusengero ukaba wewe. Imana ishimwe. Bwana Yesu asifiwe. Icyo ngicyo Mwuka Wera akomeza abasobanurire, Mwuka Wera akomeza abasobanurire. Haleluya. Mureke ibyangwa n'amaso y'Imana. Urumogi ruri hanze, mureke mbabwire, urumogi umuntu arutangira buhoro buhoro. Hari abajya banywa imogi bazinywereye mu maji. Simbizi, sibyo, sinabibonye. Umunsi umwe nicaye ahantu nkabona abantu babahaye akantu kameze nka potage mu kirahure, none nkavuga nti ariko nkunda kuvuga ni ikibazo. Mpamagara umuseriveri namwe ngo nkubwire, araza namwe none se uriya muntu ko muhaye akantu mu kirahure kameze nka potage, iriya ni potage. Barambwira ati reka tuba twacyanze. Mwacyanze nose mwacyanze ibiki? Yanga kunsobanurira. Noneho ngenda kundi mudamu inshuti yacu nawe wari ufite hoteli, ndamwira se biriya bintu bacyanga ni ibiki? Arambwira ati atereka mu kanya ndaje, bahubara n'abicana barabitestinga n'umuriro. Ibyo se nimubizi mwe? Ni ibintu bajya bagatwika umuriro, bagatwika umuntu akanywa ibintu batwitse. Nanjye si ukuntu byitwa, ariko murabizi. Hari ababizi banze kubimbwira, babyita ngo ni shisha. Simbizi, ishisha nibyo bakurura nk'umwotsi, sibyo? Ariko hari ibindi bajya batestingisha umuriro ko byabaye vrai. Biba bimeze nka pome, ibindi bikaba bimeze nka mango, ibindi bikaba bimeze nka potage, yako biri mu birahure. Ariya na mayoga na madrogi. Bahera bamwe mu birori by'abashuti banyu. Reka nkubwire, ibirori utagomba kujya muzabyihorere. Ibirori utagomba kujya muzagira gute? Muranyumva se? Murimo kumva ibyo mvuga? Ibirori utagomba kujyamo uzabyihorere. Ntabwo uzapfa ngo nuko utagiye muri biriya birori. Nongere nabatangariza ku mugaragaro, umukristo w'iri torero uzasabisha inzoga akakoresha ubuko inzoga sizabutaha. Ntabwo nzataha. Mwijima ntujubana n'umucyo. Ntabwo nzataha. Njyewe mbimanitse ku mugaragaro n'amaboko yanjye mu byumve. Nzinjira mu bukwe bwawe nisanga mu inzoga nzasohoka. Abo nabutahiye byarabaye, byararangiye. Koko mudukoresha amakosa. Nababwiye ngo mwahahamuye abashumba ntibakivuga. None batabatahira ubukwe mwashizemo ibigage n'ubushera n'ibindi bipfuye amaso ngo ntituzabutaha. Ntabwo nzataha. Ngo ntibavuge, ntituvuge.
ntituvuge imyizerere yacu se ihuriye hehe no kujya gutereka amameza yuzuye amayoga n'amatabi n'ibindi byose? Ese ubundi wakubasha abashumba ko ari ubutahuke bwawe? Wakubasha abashumba ko bari ubutahuke bwawe ugakoresha fanta, ugakoresha icyayi, ugakoresha amazi, mwarangiza twasohoka mugakunda mukidagadura? Birabareba. Ako ubaha. Kubera ko utubaha kubamo, kubera ko nta mwanzuro, kubera ko amahitamo ye nta bifite. Nturi bubwira ababyeyi ati nimuzana inzoga birabiretse bazireka. Uranezeza nde? Uranezeza abandi? Uranezeza aba mu nzu ya so muhorana igihe cyose, cyangwa uranezeza abatashe uko munsi? Inzoga iyo zirimo na za nyabingi ziba zaje, n'abacwezi babarimo, n'abaki bose, n'ababariye bose, ntajya amenya amazina yabo. Ndabinginze bene data, ndabinginze bana bacu, ndabinginze mujye mwubaha, mugire umucyo, muvuge ngo abashumba bari budutahira ubukwe nta mayoga turi bukoreshe. Akuzi kuba wicaranye n'umuntu akajya kubaza amakuru se muraturukaye, akagukubitaho umwuka mutasangiye, ngo nuko nubashe gusa umukristo uzagenda ubukore tuzahura mu rusengero, kandi nukomereka nta kibazo kwa heri. Yes, niko kuri. Nababwiye ngo Imana irashaka kalite, ishaka quantity. Icyakane cya gatandatu nsoza, bashumba nimushaka kugenda muzagenda, ko njye na Damien nzi ko tutagenda. Buriya bishop yapfa kurenza, ariko njye na Damien ndazi ko tutagenda. Naza fine, biba mureba buri muntu nibye. Ariko njyewe murabona ukuntu tubana njye na bishop mu nzu, so umutware wanje ntajya hagarara, sinahinde n'izina, sinakwiye hirya Nyirabirori ngashyiraho hirya Gakamuye, sinarihinduye. Ariko Kristo naza nzahagara ku giti cyanjye mvuga ibyo nakoze. Ntazigera avuga ati reka mfite ijambo ryo kumuvugira, oya, ntarizabaho. Azavuga ku giti cye, mvuge ku giti cyanjye, Irisa avuge ku giti cye, Megan avuge ku giti cye. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Kandi mu by'ukuri murabona ntako ntagize. Yewe mwari mwumva yitwa Judith? Haruga mwari mwumva bamwita ngo Inosa Judith? Ariko nje nagize gutya ndarikata, kandi aryo ryankujije. Niyita Judith Gakamuye, namwe murarizi. Ariko azahagara ku giti cyane, mpagare ku cyanjye. Haleluya, haleluya, haleluya. Azaseruka ku giti cye, nanjye aseruke ku cyanjye. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Umwana azahagarara ukwe, umubyeyi ahagarara ukwe imbere y'intebe y'Imana. Keretse nimara byo muvuga ko byarangiye, ariko hari igitabo bene da cyandikwa mu mirimo, kandi mu izina ryanjye. Imana ishimwe. Mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo. Namwe murayizi iyo ndirimbo? Nimwe mwerekeye aho ngaho. Intangarugero ku mutima uboneye, abafite umutima uboneye nibo bazabona Kristo. Imana ishimwe cyane. Iki cyanzwe ngiyo kubasomera cyanyuma kirabareba mwese, nanjye ndimo, twese turimo. Soma David, soma ijambo ry'Imana riri mu Migani ngo intangarugero ku murimo, kuba icyitegererezo ku murimo. Ngaho nsomera 6:9-11 Imigani 6:9-11. 9:11. Yego. Uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe? Soma neza. Uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe? Uzakanguka ryari? Yego. Uti henga nsinzire gato. Yego. Nihweture kanzinya. Yego. Kandi nipfunyapfunye nsinzire. Nuko kaba karashoje.
Mbiyarizo umwicaje ngo se ukanguka sanga. Hey, 11 ntiwayisomye. Tangirira aho ngaho nakubwiye ku murongo wa 9. Uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe? Uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe? Uzakanguka ryari? Ese uzanakanguka sangapi? Uti henga nsinzire gato. Umva yewe, umva ukuntu bijya bigenda rero. Henga nsinzire ho gato. Reve ikavuga to ujye urwara. Ngo henga reka musinzire ho gato. Niwe turekanzinye. Niwe turekanzinye. Kandi nipfunyapfunya nsinzire. Uko ngo kipfunyapfunya mu buringiti. Nuko ubukene buzakugeraho. Ngo nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi. Nk'umwambuzi. N'ubutindi bugutere nk'ingabo. Ya bega ubutindi buragatsindwa n'Imana. Ngo n'ubutindi buzakugeraho nk'iki? Nk'ingabo. Yewe izihe ngabo? Za Satani. Mbarizo mushye ngo ukanguka sangapi? Oya mumbarize. Come on there. Mumbarize nicyo ngiye gusozereza. Mumbarize ngo ariko mureke mbabazi. Mureke nibarize. Yemwe bako mukanguka sangapi? Mukanguka sangapi? Mukoropa sangapi? Musasa sangapi? Ubu noneho ibintu byarateye. Bya bindi nazo mvuga batesha mutwe babahora babatesha umutwe. Mukarara muhinga. Hello baby. Ubwo uraye kwisuka? Uraye uhinga? Oya rwose ngiye biriya bintu wavuze nuko Imana baby ntabwo nabifashe nabi ntugira ikibazo. Ariko bari abantu twari turi kumwe nabo babirebye barambira ngo mfite umuntu mwiza pe. Unyumvira ibintu murimo ariko se mundi buriya ugura bando yangaye. Mukavugira kuri telefone mukageza saa 8 z'ijoro reka njyamo umuriro ushizemo. Hari abandi bacomeka bakarara bayivugiraho icometse. Ariko muragowe we kuri sharijeri ngo umuriro utavamo. Namwe murabizi iyo gahunda? Ay tata muri abantu beza. Ariko se bebe kubera iki waje ukangurira umureti kandi atariho nashakaga? Muba munavuga ubu nta n'ikintu gifatike muba murimo no kuvuga. Mwarangiza ubwo ngubwo ngo urajya ku kazi. Cyokoze ukihangana kuko akazi gana amafaranga nukererwa barakwirukana. Nukererwa gatatu baraguha warning. Abajya ku kazi bagapfa kugerageza kuzinduka. Ariko undi witwa ngo mfitanye gahunda wenda ndajya gusaba akazi cyangwa se ndareba ku mbuga nkoranyambaga ahantu bashakira akazi ko haba hari announcement ishaka abakozi cyangwa se mfitanye gahunda na mugenzi wanjye turaza kubona na saa 5 ugatavuga sha nukuri emva akakubwira bite kutaboneka oya ndipoa ariko nakererewe kubera ntuvuga impamvu yagukerereje ukabona na mugenzi wa saa 7 mwari mufite gahunda ya saa 5. Uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe? Mwabaye abanebwe bamwe ntibimesera ntibazi no kumesa barashira inzara zigeraho. Nkibaza hajya bazamesa sangapi? Hey! Supanete muzico bayikorera basho bafata umwuko wa undi dusongesha cyangwa uwo bahindaguza imboga bagenda batebeza muri matera. Ubwo no umuntu ufite imibu myinshi ufite imibu mike ari hangana akomeza humeke wa mwuka wa twa duti acomeke.
kugira ngo inzara ze ziragarukira. Kavuga zino nzara zoza ryari amasahani, zikubura ryari, ikintu cyose ni guterura gutya, ikintu cyose ni gutya, ikintu cyose ni gutya. Bakozi b'Imana, abana b'Imana, abakobwa beza bari muri .com, mufite ubwenge bw'Imana kandi mwubaha Imana, kandi abakozi b'Imana nemera, ndikababwira muzasinzira mugeze ryari. Nta gukubura kukibaho, nta gukoropa kukibaho, koza ibyombo ntibikibaho, byose biraza gukorwa retare nyuma y'igihe. Hari umukobwa, hari umuhungu nzi wakoze ubukwe n'umugoni, bucya umukobwa atazi guteka, nta kazi n'akamwe yari azi, ibintu byose baciraga nyina agahamagara abakozi, Karori ngwino utware, ngwino utware, ngwino utware. Arangije baramushingira vraiment. Mbafitiye inkuru nziza. Perezida, si dufite inkuru nziza ku bakobwa? Turashaka kugura gaze hano ku rusengero, tube dufite n'amasafuriya, tube dufite n'ibiryo, tujye tubahamagara muze muteke turye. Nizo nkuru mbafitiye. Ubu tugiye kugura gaze tugure n'ayambabura nini, maze tujya dukora ibiganiro, twicare hano tubabwira ati uyu munsi arateka mutoni. Murumva? Maze tubarebe. Birababaje kujya dushingira abantu batazi no guteka, kuko wa mugani wiga primary mu nsheke. Urumva? Noneho warangiza ukagira gutya, wazamukaho gatoya ugiye muri segonderi ukajya Gakoni. Urumva? Wavuga ngo urangije segonderi ugiye muri universite ukabuje muri nira ukajya muri ghetto. Umugati, irindazi, biswi ya Maria, umugati, irindazi, biswi ya Maria n'agacyayi. Hanyuma barangiza ngo ubukwe burabaye ngo turagushingisha. Reka mbabwire intagazo tubafitiye kandi riri serious. Tugiye kuzagura ibikoresho biteka hano ku rusengero. Hanyuma nimuzamubona ngo dukeneye abakobwa, mujye mumenya ko nta kintu tubashakaho. Tubashakamo kuganira no guteka. Simwe bikomera Imana amashi. Kugira ngo byibura tubahe umuhungu rega yafashe umukobwa aramushorera mu kira nyine na valize yamusigayo. Tebanze bakwigishe guteka. Uzi ikintu cyabaye? Ise afata umukozi na nyina afata umukozi, bose abakozi babiri baboheza ku mwana wabo, kandi ntibagiye kumwigisha n'umundi bagiye kumutekera. Umugabo avuga ati ariko n'umundi mwohereje abakozi ariko ntabwo umwigishije umwana wanyu. Bahita bamushyira mu ishuri ryo kwiga guteka nyuma y'igihe. Reka rero tuzabibafashe musibyo, kubera ko ababyeyi baba bacyukije iyo ngiyo. N'ubundi wakuze uzi guteka imyumbati n'ibijumba ukagerekaho, reka tubigishe no guteka n'ibindi. Amen. Uzasinzira ugeze ryari? Wa munyabitewe. Uzajya wipfunyapfunya uvuga ngo reka nongere nsinzire gato. Ariko ikintu mbasaba mu bicitegererezo, kuba icyitegererezo muri byose, kuba icyitegererezo mu aho mugenda, aho mukora, aho mwirirwa, ibyo muvuga, mu ngeso, mu rukundo, muzabe icyitegererezo. Dukomere Imana yacu amashyi menshi. Ndashoje ariko sinareka gusoza igiterane. Wowe wamaze kwicwa n'ibitotsi n'ubunebwe, ntubasha gusenga, ntubasha gusoma ijambo, ntubasha gukora uko Imana wumva kunogeye Imana, wahaguruka tugasengana, hanyuma ngatanga mikrofone. Niba hari umuntu wumva atsinzwe n'ijambo, ahaguruke dusengane. Hallelujah. Niba hari umuntu wumva atsinzwe n'ijambo, turamuha amahirwe minota mike cyane, twese twunamye kugira ngo uwo muntu azamure ikiganza, tubashe kumfasha gusenga Imana. Ubwira Imana ngo Mana, aho nananiwe, aho nacitse intege, Yesu afite imbabazi, arababarira, kandi ni umunyarukundo, ni ukuri aradukunda, aho aradutegeye amaboko umunsi ku munsi kugira ngo arusheho kudusubiza mu imbaraga. Wazamura ikiganza cyawe nta soni biteye kugira ngo dusengane. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha nshuti yanjye, Imana iguha umugisha nta soni biteye, Imana iguha umugisha. Umuntu umwe gusa abahagije kugira ngo dusenge Imana.
nawe Imana iguha umugisha, nawe Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha. Dukomera Imana amashyi ku bw'aba bazamu ibiganza, ariko dukomeza kunama. Reka mbasabe mwebwe mwazamuye ibiganza muhaguruke aho mwicaye. Imana ibaha umugisha, muhaguruke mu myanya yanyu mujye juru. Yesu abaha umugisha, Yesu abaha umugisha. Erega nta soni biteye, ndabizi ko urubyiruko nta soni namba, nta soni namba. Haleluya, nta soni namba. Twese twamanitse ibiganza imbere y'iteraniro twakira Kristo umwami n'umukiza. Oh, Imana ibaha umugisha. Haleluya. Mutambuke muze tubashe kubasengera, mutambuke muze hano imbere protokoli dufashe, mutambuke kugira ngo dusenge. Narudi kutoka mbali, sasa unikaribishe Bwana. Narudi kutoka mbali, sasa unikaribishe Bwana. Narudi. Dukomere Imana amashyi kubw'abavandimwe, abavandimwe muri Kristo Yesu. Dukomere Imana amashyi, twakire mushumba kugira ngo nawe akore uyu murimo abiyegereze mu rugo rwa Data. Amen. Tugiye kubasengera duhite dusoza. Haleluya.